Reka nongere mbifuriza ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko kabisa mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kubasuhuza mbatera na peace birumvikana. Ubwo nyese mwakoze subscribe kabisa twizere ko ibintu ari waneza cyangwa se ari wanene. Ubwo ni wa muhungu witwa Inyogoye. Nabonye uwitwa Inyogoye kabisa yarabaye Inyogoye neza akoko kuri YouTube zigiye zitandukanye asigaye mukoresha ibiganiro. Amunga nacuruje kabisa nahoze mbona uwitwa Yago. Ese kwa mwita ngo Yago ngo Yago Folil. Ubona ko nyine Inyogoye yasa nkaho yamuremeye ukuntu. Ubwo rero bararemeranye. Yego bose ashaka inyungu ze. Ubwo rero tuje mu kiganiro cy'imikino birumvikana tuje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ni kiganiro navuga ko kimara igihe gito kuko kibari ikiganiro cyo kubagezaho updates zigiye zitandukanye aziba zigezweho muri Rayon Sport mbisubiramo. Ni muri Rayon Sport andi ma equipe tugenda tuyanyura mu gake ariko twebwe tuganira Rayon Sport. Tuganira Rayon Sport tukayisesengura tukanyuramo neza twihuse turi kahame tukamenya byinshi ugenda biyivugwamo hanyuma natwe tukaza tukabibagezaho gatanu kandi twitonze. Ubwo rero nta byinshi turaza kuba tuganira uretse igaruka rya Bimenyimana Bonfils Karebo muri equipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Karebo muri Rayon Sport kabisa ubwo rwose akaba yamaze kugarukamo. Uramenya ngo bimeze bite? Ese ko transfer zitaratangira uri gutekereza ko yabagarutse mu buhe buryo cyangwa se ubundi bimeze bite kugaruka kwe iyo operation yite? Perezida bivuze iki? Abatoza ba Rayon Sport nibo ngo bifuje umuntu babonye amavideo ya Rayon Sport kuva kera aje kubimenye neza kubyo turaza kwimanuka twitonze hanyuma tuguhereze ubwino ijana ku ijana. Iyi nkuru nta handi hantu iri. Iyi nkuru nta handi hantu iri. Niba ari ahandi hantu uzi hari iyi nkuru bavuze ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport mbere yacu tutera gatuke hejuru ngewe nkwemere 1000 0784422982 duhamagara utubwire niba hari ahantu wumvise iyi nkuru mbere y'ahandi hose. 0784422982 niyo nimero ya telefone turi kwitabiraho abantu hanyuma tubwire niba hari ahandi hantu wumvise iyi nkuru ivuga ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport. Niba hari ahandi hantu ngiye nkwemerera 1000 uri kwandika ngo ni gake 1000 ni gake. Faranga yarabuze wa muntu ubusi ninka guha ntabwo ndabampombye itiki ngenzi iwacu zikuvana kuri studio ujya mu rugo nyatari kwekwe. Ubwo birumvikana kabisa ndagenda ndeba n'ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye agenda ambi inyuzamo amaso ndeba uko bimeze kubera ko birumvikana tutugomba kugenda twungurana ibitekerezo twumva inyunganizi zanyu muri kino kiganiro cyacu kabisa. Ubwo umuntu kabisa ageze kuri Facebook channel yacu kabisa kuri Facebook page yacu mubabarire yamaze kubona post twahashyize ubwo nawe aragenda aduha ibitekerezo. Umuntu uragerageza akuza kuri WhatsApp muri famille yacu kabisa nawe aragenda abona ibyo twanditse kugira ngo agende igenda atanga igitekerezo cye. None kandi mwese muri kuri YouTube ushobora gusiga ubutumwa bwawe muri comment hanyuma tukagenda tubusoma tukagenda tubusangiza na bagenzi bacu badukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu kanya gato rero ntabwo turi buze gutinda turaza dutangira n'ibijyanye n'igaruka rya Karebo tubabwira operation tubabwira amafaranga bumvikanye tubabwira ubundi agarutse ati abantu benshi baje bari kwibaza ni gute agarutse kandi transfer ziratangira. Ibyo byose rero nibyo ngira ngo tubaherezeho ubwino cyangwa se tubaherezeho briefing menye operation uko zakinwe.
aha ubwo rero ndabona abantu benshi cyane kabisa batangiye kwandika ibitekerezo byabo. Ati nitwa Twisenge Clemodilo, ati kabisa ati ekipe yacu kabisa igaruye Karebu yabikoze akazi kabisa. Ati Karebu turamwibuka yaradufashije cyane mu gikombe mu mikino tujya mu matsinda. Ati rero bwa mbere na mbere tujya mu matsinda, ati igitego cyadutambukije cyatsinzwe n'uyu muhungu bimenye Imana Bonfils Kahemba. Ati kabisa ati rero twakwishimira kongera kumwumva agaruka muri iyo kandi koko nibyo Karebu niwe wakubisemo urutego rwose, niwe wagize gutya rwose akubitamo urutego rutanga itike ituma rero kipe ya Rayon Sports bwa mbere amateka yerekeza mu mikino y'amatsinda. Kantu bagendana kuri profile iyo wanditse ngo Rayon Sports Wikipedia, ikintu cya mbere bagwa nuko Rayon Sports yageze mu matsinda. Kabisa ko kantu yatakisetinga anazakarisha paka ngo n'umutoza ngo yaje azikaje mu gikipe cya hatari nyine ngo bijyanye n'uburyo rirabonye profile ya Rayon Wikipedia yayo, ariko nyine aza gutungurwa nubwo yageze akatangira kubyitwaramo neza. Ariko buriya ngo yaratungwa nyine ajya muri Rayon Sports, yaratunguwe ku buryo budasanzwe, yaratunguwe kabisa. Ariko cy'ingenzi nuko ibintu byagenze neza, ubwo akaba ari kwitwara neza. Ubwo bimenye Imana Bonfils Karebu kabisa. Operation reka tuyitangire, ariko nahoze mbona witwa Mackenzie kabisa, nizigiye Imana Karim Mackenzie yagarutse muri ekipe y'igihugu y'intamba mu rugamba nyuma y'imyaka 2 rwose asezeye. Agarutse amugiriye icyizere nyuma yo kwitwara neza muri ekipe ya Rayon Sports, uburyo yacacanze umupira. Abaga bati kuri kabiri rwose uyu muhungu akinnye neza, akuntu tutamugarura muri ekipe yacu. Aba mu rugamba naba mu rugamba no kwitegura umukino uzabahuza na Namibia, umukino uzabera One Hawk ese no Cameroon uzabera Dar es Salaam. Urumva rero ko mu kwezi gutaha bafite imikino gicuti, bakavuga bati rero byanga byakunda tugomba kuba mugarura muri ekipe, cyane ko umwe makinyi bitwaye neza muri championnat muri ekipe ya Rayon Sports. Ababishidikanyaho byose, abashidikanya ko witwa Mackenzie yitwaye neza muri Rayon, karamuheje amahirwe yo kwigaragaza, amuhesheje da, kuko urabona ko rwose ibintu bibaye byiza cyane, bibaye waneza. Akaba rero ahise yongerwa kugirirwa icyizere. Ubwo rero operation ya Karebu ndabona ariyo tugomba guhita twinjiramo neza cyane kabisa, tukageza kugenda tuyinjiramo. Ariko ndabona federation y'umupira w'amaguru Ferwafa ku munsi w'ejo agatangazo yatanze ako umuntu yakanyuraho mbere yuko yinjira neza muri operation. Ndabona imikino y'umunsi wa 29 na 30 yarahinduriwe umunsi. Ndabona nk'ubu imikino y'umunsi 29 izaba hagati izaba tariki 11 ndetse na tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Timeze bite rero? Ekipe ya Etincelle kuri 11 ubwo ngo tugiye guhera azakira ikipe ya Gasogi, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Musanze Football Club kabisa izaba yakira ikipe ya Mukura Victor Sport, umukino uzabera kuri Stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Twari Doreste kabisa izaba yakira ikipe ya Gorira kuri Stade Ngoma. Hanyuma ekipe ya Gicumbi kabisa izakira ikipe ya Rutsiro, umukino uzabera ku Stade ya Gicumbi. Hanyuma ekipe ya Apple Football Club kabisa izakira ikipe ya AS Kigali, umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo azabera ku isaha y'isa 9. Hanyuma Bugesera izakina n'ikipe ya Polisi, umukino uzabera Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine kabisa yakira Rayon Sports, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Ekipe ya Espoir kabisa igomba kuzakina n'ikipe ya Kiyovu Sport, umukino ugomba kuzabera kuri Stade ya Rusizi ku isaha y'isa 9. Akiya 12 z'wa gatandatu rero ubwo ni umukino wa Espoir na Kiyovu.
niwo wonyine uzaba ku itariki 12. Hanyuma umukino w'umunsi 30 nabo tubereze updates kugira ngo abantu baraza amatariki ko bamenye ko yahindutse. Hanyuma ku itariki 14 z'ukwa gatandatu haza imikino igera kuri 4. Ikipe ya Musanze izakina ikipe ya Rutsiro umukino uzabera ku stade Bworoherane. Ikipe ya Tensel kabisa izakira ikipe ya Mukura umukino uzabera ku stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Police kabisa izakira ikipe ya APR Football Club umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku isaha y'isa 9. Hanyuma Kigali nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est. Andi mikino izaba ku itariki ya 15 itariki ya 16 nayo ndaje nyuremo nyikubwira. Yes, ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa ikipe ya Gasogi izakira ikipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport kabisa izaba yakiriye ikipe ya Marine umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Bukeye bwaho haza imikino igera kuri 2. Gorira izakira ikipe ya Espoir umukino uzabera kuri stade ya Kigali. Hanyuma ikipe ya Gicumbi kabisa yakira ikipe ya Bugesera umukino uzabera kuri stade ya Gicumbi kabisa ku isaha y'isa 9. Ngaho nguko ngibyo ibijyanye na Ferwafa kabisa bijyanye no guhindura imikino byatewe n'imikino y'igihugu igomba kuzaba muri ayo matariki ari imbere kabisa mu byumweru bibiri imbere. Ubwo rero tugomba kugerageza guhindura kugira ngo turebe ko nibura bitazahurirana n'iyi mikino y'ikipe y'igihugu. Ubwo rero kuri Kareb twihuse cyane twihuse kabisa kugira ngo mu minsi yashize nibwo mwamubonye ari mu Rwanda. Kugenda bakora umunzani ndi kugenda mbabona n'uyu nguyu rwose umunzani akoze ati mubona Ferwafa na APR bitandukaniye ubwo niko abibona nyine afite uko abibona we shakoro nta tandukaniro ariko biratandukanye. Umwe ni tubyita ngo igeze umwe ni umukozi wundi umwe umunyamuryango wundi niko twabyita. Ferwafa ni federation ni shyira hamwe. APR ni equipe ya gisirikare atandukanye cyane ibyo ngibyo rwose atandukana biratandukanye aho bihuriye rwose ntaho aho kabisa. Ubwo rero ibijyanye bimenye Imana Bonfils Kareb ngira ngo byatangajwe ku munsi w'ejo. Hanyuma bavuga ko agomba kugaruka muri equipe ya Rayon Sport ngira ngo mu byumweru 3 cyangwa se 2 bishize bimenye Imana Bonfils Kareb yagaragaye hano i Kigali ariko makuru yarahari ngo nuko yaraje mu bigana ikipe ya Rayon Sport ko bucece ariko nanone ngo bari bafite umutego yuko yungu yashobora ko ari ikipe igiye kumutwara bikavuga ko rero yagomba kubanza kwitekerezaho akabona gutanga version ye yo kuza muri Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero yamaze kwidekarara kabisa. Ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nayo batangiye ibiganiro ndetse ngo bisa naho byamaze kurangira kubera ko biravuga ko agiye kuza akayikinira imyaka 2 hanyuma ngo akazaba ayikinira amafaranga yo ndabona amafaranga se aza kuvugisha umuvugizi atubwire amafaranga niyo Kareb agiye gufata n'ahantu avuye ni make cyane. Nkurikije hano Kareb avuye ntabwo amafaranga yafata ibintu rwose. Jean Paul turaguhamagara mu kanya tubwire cyangwa nawe twandikira ndabizi budukurikiye ibintu amafaranga mugiye guha Kareb niyo cyangwa ni ibihuha. Kareb yayafata ni make cyane ntabwo twayabwira abanya ni make cyane rwose. Ubwo rero ntekereza ko wenda ari version zigomba kuva muri kwa nyiri ubwite ndetse na Rayon Sport batubwira byanya by'amafaranga agomba gufata atari kutubeshya kabisa. Munakamenya ko biba bihagaze. Nabonye abantu benshi bavuga bati equipe ya Rayon Sport umukino wo kwishyura na equipe ya APR ibintu biduhimbaze mu kingo bimeze bite. Ibyo byose nyine umvikana
ibintu biri kugenda bicaracana muri Rayon Sport natwe tuba tugomba gukurikirana tukamenya n'imvano yabyo tukamenya uko bimeze ariko muri rusange nyine Rayon Sport yakaniye match yakaniye kuko hari amakondisiyo menshi bakinye kugenda babahereza akabwira ati tudakinye imikino nyafurika rwose ntabwo twaza muri Rayon Sport ati n'imikino mpuzamahanga mwaramaze kuvamo tubwe twishakira andi ma equipe hari benshi cyane rwose ubwo rero umuntu akavuga ati byagorana cyane kuzabona Rayon Sport ikomeye umwaka utaha iramutse itagiye mu mikino nyafurika ibintu byazaba bibi cyane rwose nayo igira icyo akavuga ati kabisa tugomba gutwara igikombe cy'amahoro nibura kugira ngo bibe byabasha kuvamo byabasha gukunda turi kugerageza ku murongo wa telefone Jean Paul niba kudukunda tuza kumuvugisha mpamvu tugenda gake gake dufate karuhuko k'umunota umwe tugaruke turebe uko bimeze ariko na Jean Paul adukundiye Paul rwose ndabona bitari gukunda neza nitwa Kafu rwose iri kugenda idukurikirana cyane ejo yaratwitinze ivuga ati kabisa hagati y'ikipe y'Amavubi na Senegal ninde uzatsinda ntabwo byoroshye kabisa ubwo rero ndabona Jean Paul bitakunze ku murongo wa telefone ariko wenda turaza kugerageza kumuvugisha na off mic tuze kumva neza cyane gusa version z'izi transfer zitandukanye zigenda zivuga muri equipe ya Rayon Sport ndabona rero ibitekerezo byanyu ni byinshi cyane kabisa kuri Facebook mwahageze kuri WhatsApp ndabona ewan ibitekerezo nako ariko harimo n'abantu bari gutebya wa akansuhuza nkunda match w'ikirindo wa Kirindinyo nkunda match fata piece one abaka Dennis ndababona kabisa baba live bameze neza bagenda badukurikirana 5 kuri 5 ubwo rero ntabwo ibitekerezo byanyu ni byinshi pe ni byinshi cyane rwose agenzi bacu kuri Fine FM muramira ni Justin na Sam Karenzi abonye bagiye guhuza amaboko kuri Fine FM ubwo rero bategereza ikintu cyitwa amakuru cyiko rw'ikirenga none muri sport azambara rwose abantu bavuga bati ni trio nziza kandi koko nibyo bizabikaze cyane kabisa bizabikaze cyane sana kabisa ubwo rero reka mite mbacika kuko ibitekerezo byanyu byo ni byinshi kandi iminota yatujyanye ariko nanone mbibutse ko kabisa ukeneye internet yihuta ni Mango 4G amagare kuri 40-50 kabisa bagufashe ibintu bigende neza cyane kabisa ntabwo badukurikiye kuri YouTube dukoresha Mango ntabwo bishoboka abantu badukurikiye kuri YouTube bose nizere ko bakoresha Mango 4G atari ibyo ngibyo kabisa ntabwo mwaba muri gukoresha internet nziza n'andi magambo ntabwo mwaba mudufatisha fresh reka mbashimire neza cyane kabisa nizere ko kabisa murakomeza kugenda mudukurikirana neza mu biganiro byacu bikurikiyeho hanyuma nge nitwa Jason dusubire makuru ataha
Reka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Reka nizere ko abantu mwese kabisa muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ntabwo ndasuhuza abanyarwanda gusa kuko ibiganiro byacu bigera ku isi yose, niyo mpamvu ngomba kongeraho abari mu ntara za abadiaspora zigiye zitandukanye. Ubwo ndasuhuza abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, abandi bari muri Canada n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bagenda batweka ko bari kumwe natwe 5 kuri 5, bose ingenda mbaha ikaze neza cyane. Ubwo rero mwamaze kubyumva, YouTube bayita Rayon Time TV, angaha niho hantu ukura amakuru yose abagezweho muri ekipe ya Rayon Sport, hanyuma ukagenda umenya buri kimwe kiba kiri kuvugwa muri iyi ekipe ya rubanda. Ikiganiro twakise Rayon Time, ndabizi neza ibitekerezo byanyu nibyo byabyiganije muri kino kiganiro, kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo tuganira tumwenyamo, atugenda duhana umwanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uburyo bworoshye dukoresha ni nimero ya telefone ushobora kuduhamagaraho, ni 0788 4422 cyangwa se ukaba watwandikira ubutumwa bugufi kuri iyo nimero, naho tugenda atubwakira atumeze neza. Murabizi neza ikiganiro akenshi mfite abatumirwa abagiye batandukanye, ariko iyo ntabahari nanone ikiganiro ngikora anje nyine. Uyu munsi turaza kuganira na Munyakazi Sadate, nibiza kudukundira ku murongo wa telefone birashoboka ko turaza kumuvugisha akaza kuduhereza amakuru meza ari kuvuga muri Rayon Sport, ajyanye nuko ngo hari umukinnyi ashobora kuba agiye gufasha kugura ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ngubwo nibitaza kudukundira turaza kuba atubihagaritse, cyangwa se turaza kubabwira uko bimeze, hanyuma verisiyo ye nayo tuzategereze ku munsi w'ejo. Rero ntabwo ari byo gusa turaza kuganiraho, turaza kwinjira neza muri Rayon Sport, turebere hamwe ibiri kuvugwa cyane cyane iby'umutoza George Emmanuel Paxao. Bivuga ko ashobora kuba hari abakinnyi yamaze gutera imboni ko bagomba kongera amasezerano muri Rayon Sport, ariko nanone ngo hari abo yifuza ko atandukana nabo, hari nabo yifuza bagomba kuyizamo baturutse hanze. Nizo ngingo ebyiri turaganiraho, ubwo ni Rayon Time. Hanyuma ngewe mu kanya ndaje kabisa ngende dutangira kino kiganiro. Nitwa Jazo, murabizi neza, nsoma n'ibitekerezo byanyu uko byakabaye. Ndaje mu kanya tugende turebera hamwe uko ibintu bimeze. Ubwo rero ibitekerezo byanyu nibyo ngomba kubanza kugenda ansoma mbere na mbere, ariko badufashe ku murongo wa telefone atugeze kwakira nibura abantu 3 mbere ko dutangira kino kiganiro, kugira ngo tugende tuganira tumwenyamo neza cyane. Rayon Time TV, hello. Ago telefone ziri kudukundira kabisa, sinzi ikibazo gihari, ariko ndabona hari uhari. Rayon Time TV, hello. Allo. Ekada. Ubwo bimeze neza kabisa, enzi ikibazo gihari. Ubwo DJ Theo wakomeze kugenda kabisa ku buhanga bw'ibyuma, agenda bidufashamo neza cyane kabisa, kugira ngo mu kanya gato tuze kwakira abantu batandukanye bagenda baduhereza ikaze mu kiganiro cyacu twise Rayon Time Sport. Angaha tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye kabisa, tugenda atwungurana ibitekerezo. Ubwo rero ibitekerezo byanyu byo natangiye kubona kuri social media zacu zigiye zitandukanye, haba kuri Facebook, kuri WhatsApp ndetse no kuri Instagram, turahabaye neza cyane kabisa, no kuri YouTube muri comment tugenda tubibona kabisa, tumeze neza cyane. Uyu ati nitwa Bienvenue iradukunda, ati urebye neza kabisa Rayon Sport ihagaze neza, turi kwishimira uburyo abayobozi bakomeje kugenda bayitwara. Ibindi byo ndabona bicucitse cyane, ntabwo twashobora kubisoma, ni byinshi cyane. Ati nitwa Strato Mugenzi, ati ese mwatubwiye niba uwitwa Manzoki twumvise
ashobora kuba yaza muri Rayon Sport koko turashitibwa ko mu kanya gatoya tuze kumva neza icyo itangajeho abayobozi b'iyi equipe ni byinshi bigiye bitandukanye birumvikana ndabona hari abari kumbwira ko mu Nzove ngo ku munsi w'ejo habereyemo agashya mu myitozo ngo habereyemo agashya ngo nabyo ubwo baraza kutubwira ku gashya kabaye ati nitwa Kadenesi mu Gasuro ati kipe yacu kabisa imeze neza cyane ati mukomeze mutugezeho ayo makuru meza cyane atari ko muze no kumbwira kuri Nuyu yanjye ese byifashe bite Kadenesi nacyo turaza kugerageza kunyuramo tujye kureba uko bimeze nta ibazo kabisa adusuze mu gisho Eric Patos kabisa awe ameze neza cyane kabisa agenda atanga updates kuri group zitandukanye za WhatsApp agenda avuga ati kabisa ibintu bimeze gutya na gutya nahoze mbona avuga kuri Kiyovu Sport ye ku munsi w'ejo yatakaje Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yaratakaje ku munsi wo ku cyumweru ku munsi w'ejo ubwo yakinaga na equipe ya Bugesera Football Club ubwo iza kunganya nyine na equipe ya Bugesera baza kunganya ubusa itakaza amanota tuzana byo kubigarukaho tubirebe neza nubwo turi muri Rayon time ariko ntago byatubuza kuganira kuri iyi equipe ugiye korera ku rutonde rwa championnat kugeza ubu ngubu ikipe APR ikipe APR ifite amanota 60 iri ku mwanya wa mbere mu gikipe ya Kiyovu Sport ifite 57 mwanya wa kabiri Rayon Sport ikurikiyeho nuvuga ngo abantu batangiye gutera imibare baravuga bati ese Kiyovu Sport yamaze kuva ku gikombe natwe kuri social media zacu twatangiye kubibabaza murabona ndi uzatwara igikombe cya championnat ndetse n'icyamahoro tangira mutore afana ba Rayon Sport ko mutaza gutangira ikiganiro ariko abafana ba Rayon Sport Gikundiro Football Club ino kipe ya mbere rwose mu Rwanda no muri Afrika wabihakana abyandike muri comment tubiganireho ino kipe ya mbere umva ayindi kipe wazuvuga hanga ubwo rero ati nitwa Ali Museveni kabisa ati kipe ya Rayon Sport kabisa ati ndayikunda cyane ati komeze idufashe uyu nguyu ati ese mwadufashije mukatugezaho 11 equipe ya Kiyovu Sport yakoresheje ku munsi w'ejo ati nitwa Prince ati ndabakunda nibereye hano mu Gakenke Prince rero reka wenda tubazamure gato 11 Kiyovu Sport yakoresheje ku munsi w'ejo nabo mubumve abantu batangiye kugenda bivuga bavuga bati ese kuki dakoresheje Emmanuel Okwi kuki batakoresheje Pichu ubwo bati nabyo ni ikibazo ku munsi w'ejo rero mu izamu harimo Kimenyi Yves capitaine hanyuma bari bafite Serumugo Ale bafite Iracyadukunda Eric yambaye nimero 27 Ndashimiye Thierry yari yambaye nimero 12 Mutangana Derek uyu nguyu yari yambaye nimero 15 hanyuma niyo nkuru Ramadhan uyu nguyu yari yambaye nimero 8 nk'izingabo Fisto yambaye nimero 11 Muzamiru umuti yaba uyu nguyu yari yambaye nimero 10 no ku mugongo hanyuma umugenzi Bienvenue nawe yararimo neza cyane kabisa yambaye nimero 14 uwitwa Bigirimana Abedi yarameze neza kabisa yambaye nimero 21 ni mu gihe uwitwa umugenzi Cedric uyu nawe yararimo yambaye nimero 22 kwikabutura no ku mugongo ngabo 11 rero Prince yaratubashije babashije kuba abanzamo ku munsi w'ejo equipe ya Kiyovu Sport igwa miswi na equipe ya Bugesera Football Club mukino navuga ko usa naho rwose warteje icyo twakwita gucika intege kw'abayovu utera n'imbaraga ku bafana b'ikipe ya APR Football Club ntabwo twatinya kubivuga ubwo rero ntabwo twakomeza gutya reka twinjire neza muri operation z'abareyo kuko uyu munsi nako iki kiganiro ni cy'abareyo birumvikana ikiganiro cy'abareyo kigomba gukorwa mu buryo bwa Rayon Sport cyangwa se kigakorwa hibereyemo ibiganiro bya Rayon Sport birumvikana ubwo rero niyo mpamvu umuntu abagira gutya kabisa akavuga ati reka arebe ko yakwifashisha equipe ya Rayon Sport mu buryo ubwari bwo bwose atugenza kugira ngo tubane dushaka indirimbo ya Rayon Sport turebe ko twayibabonera hanyuma duhita twinjira neza cyane kabisa tumeze neza birumvikana ko rero tugomba kwinjira dufite indirimbo ya Rayon Sport niyo turi gushakisha kugira ngo turebe ko ibintu bya agenda neza cyane reka ndebe ndabona ku buhanga bw'ibyuma batangiye kuyizana
ubona rwose ibintu bitangiye kugenda bigenda neza cyane. Mu gihe rero indirimbo itaraza reka tube tuguruka kubera ko igihe cyo gisa naho kiba adutwaye ho gakeya. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye muri Rayon Sport nubwo ari ibyishimo byinshi. Ku munsi w'ejo nibwo havuzwe amakuru twengane gato hari ukuntu biba bitujabutseho gatoya, kabisa, ngira ngo nyine umuntu azemo neza cyane kabisa. Ku munsi w'ejo nibwo havuzwe amakuru yuko hari abagabo bagiye batandukanye bagaragara ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma hasohoka inkuru ivuga ko uwitwa Munyakazi Sadat yemerewe kugura ikipe ya Rayon Sport Rutahizamu w'Umugande. Uyu Rutahizamu amazina yitwa Emmanuel Kayembe Chikuma. Uyu nguyu akaba asanzwe akina muri ekipe ya Express hariya mu gihugu cya Uganda, akina nk'umwataka typical number 9. Amakuru avuga ko Sadat yemeye kuzagura uyu mukinnyi mu gihe ekipe ya Rayon Sport yazaba ibonye tike yerekeza mu mikino nyafurika umwaka utaha. Ubwo nta yindi tike nuko yazagira yazatwara igikombe cy'amahoro. Amwita Emmanuel Kayembe Chikuma. Uyu Rutahizamu rero tugiye kureba kuri statistike ze. Yavutse mu mwaka w'1989, ubwo ubaze neza cyane kabisa, afite imyaka 33. Yakuriye mu academy kariya muri Uganda kitwa Raibon FC, hanyuma aza kwinjira mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Uganda. Akaba yarakinnye imikino 33 muri shampiyona y'igihugu cya Uganda, shampiyona yakiniyemo imyaka 2, hanyuma ahita yerekeza muri Express Football Club. Kugeza ubu ngubu ku rutonde rw'abafite ibitego byinshi, uyu nguyu Emmanuel Kayembe Chikuma afite ibitego bigera kuri 16. Akaba ari Rutahizamu wa 4 muri ba Rutahizamu bafite ibitego byinshi hariya mu gihugu cya Uganda. Urumva ko rero ari umukinnyi ufatika, umukinnyi mwiza cyane kabisa, ikipe ya Rayon Sport yaba ibonye biramutse bikunze. Ibi rero ngo Sadat yabitangaje agira ngo ahereze motivation abafana ndetse n'abakunzi b'ekipe ya Rayon Sport muri rusange, cyane cyane bitegura umukino bafitanye n'ikipe APR Football Club, umukino uzaba mu cyumweru gitaha ku munsi wo kuwa gatatu. Ubwo rero bakavuga bati ibyanga abya akunda, ekipe ya Rayon Sport ikeneye motivation ku mpande zose, haba ku bakunzi b'iyi ekipe ndetse n'abahoze bayikunda ndetse n'abayihozemo, kugira ngo irebe ko azitwara neza muri rusange. Emmanuel Kayembe Chikuma, uyu nguyu niwe Rutahizamu uwitwa Munyakazi Sadat rwose yamaze kwemerera ekipe ya Rayon Sport kuba yamubafasha ikaba amugura umwaka utaha, ariko byose bikaba biri ku kondisiyo yuko ekipe ya Rayon Sport yazaba ifite amahirwe cyangwa se yarabonye uburyo bwo kuba yazakina imikino nyafurika umwaka utaha. Ubwo ndavuga CAF Confederation Cup, akubera kugiye kureba neza icyitwa CAF Champions League, rwose isa naho yo iba yabaye agaterera nsamba, cyangwa se bisa naho byamaze ikwanga muri rusange. Ubwo rero abantu benshi cyane bakomeje kugenda abibaza byinshi bitandukanye, bavuga bati ese iyi Rayon Sport tubona gutya izatsinda APR Football Club? Ibi rero umutoza wa Rayon Sport yirinze kugira byinshi avuga ko biteguye neza kandi abakinnyi bameze neza kandi biteguye kuzakora igishoboka cyose kugira ngo abarebe ko ekipe ya APR Football Club bayikura mu nzira bakaba abatwara igikombe cya amahoro. Ubwo rero nahoze mbona hari inkuru nyinshi
aravuga ngo Star Time igiye gutezamo muri Rayon Sport ibintu byahise binatera polemique mu bakunzi umupira w'amaguru cyane batangira kuvuga byinshi baravuga bati siki deal ari kumwe na Ferwafa na RBA ati ese byagenze bite ati ese yarangiye ite ariko amakuru mfite ngo nuko Star Time ntabwo iratezamo muri equipe ya Rayon Sport ariko ngo birashoboka cyane ngo biri muri procedure ayuko rwose mu gihe baba batumvikanye na Ferwafa ndetse na RBA muri rusange Star Time Rwanda kabisa ishobora kuba yatezamo ikinjira muri equipe ya Rayon Sport nk'umutera nkunga mukuru. Hari tweet yarutse gusohoka ndayisoma kwira nyuma y'inkuru twakoze ya RBA fraud muri diru yayo na Ferwafa yazanyemo Star Time Rwanda hashingwa Magic Sport TV na nyuma yuko tubigarutseho mu kiganiro Face of the Nation today muri iyi evening habaye crisis meeting ihuje RBA ndetse na Star Time bahurira mu nzu Kimironko. Amakuru hari nuko bakeneye kugira ngo bashyire hanze cyangwa se bacacure imaze iminsi bivuga ko hashobora kuba bite kugenda neza hagati ya Star Time ikipe Star Time ndetse na RBA muri rusange bakavuga bati rero abya akunda ibyo ngibyo biri kuvugwa gutyo bigomba kuba akemuka muri rusange kugira ngo ibintu bibe byakomeza kugenda abivugwa neza cyane. Ubwo rero Rayon Sport ngira ngo si ibyo ngibyo umuntu yabavuze ngira ngo muri Rayon Sport Time kabisa hari umuntu kumbaza ngo ibintu byo muri Tanzania ngo namufasha kumenya uko amakipe akurikirana. Okay turebe urutonde rero twamaze kurubona kabisa n'urutonde dukesha NBC n'urutonde dukesha kabisa Tanzanian.com kabisa sports kabisa hariya mu gihugu cya Tanzania ikipe ya Young Africans kabisa niyo iri ku mwanya wa mbere ifite amanota 56 imaze gukina imikino igera kuri 22. Ikipe ya Simba Sport Club iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 21. Ikipe ya Namungo Football Club iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 22 mu gihe Azam FC ku mwanya wa kane ifite 21. Ikipe ifite amabare gatoya nabicurikiranyije neza nakabisha nukuvuga ikipe yange iri ku mwanya wa mbere ifite 56. Ikipe ya Simba iri ku mwanya wa kabiri ifite 23. Ikipe ya Namungo ifite 30. Ikipe ya Azam ifite 29. Ikipe ya Kagera Sugar FC iri ku mwanya wa gatanu ifite 29. Myanya ibiri ya nyuma harimo Mbeya Kwanza Football Club ni 15 ifite 21. Hanyuma ikaba ifite umwenda bitego 5 mu gihe ikipe ya Coastal Union Football Club ingiyi kabisa iri ku mwanya wa nyuma ku myanga 16 ifite amanota 21 ikaba ifite umwenda bitego bigera ku 10 ibyose. abari ku buhanga bw'ibyuma dufashe kabisa kuri telefone twakire Sadate kabisa muri studio zacu. Sadate ku murongo wa telefone. Sadate uratwumva neza Sadate? Kabisa ntabwo byumvikana neza sinzi ntabwo byumvikana neza kabisa. Ubwo rero abari bamaje ngo wenda umuntu abagezeho urutonde rwa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda icyo mwamenya nyine namaze kubivuga tugitangira aperi ku mwanya wa mbere nyine irusha Kiyovu Sport amanota agera kuri 3. Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 2 neza cyane. Ubwo rero reka mpitengana ku musozo muri Rayon Time Angaha kabisa tube tuganye ku musozo kuko ndabona iminota isa naho yatujanye. Telefone ya Sadate rwose ibintu byakomeje kwanga ubwo ngubwo wenda ibijanye na verisiyo yo kugura uyu Rutahizamu kabisa nabyo bazagenda babitugezaho kabisa kubera ko urumva ko ntabwo telefone ye yabashije gucamo, ariko igihari rwose nuko uyu nguyu Kayembe Emmanuel Echikupa kabisa witwa Sadate kabisa agomba kuba yamugura equipe ya Rayon Sport kabisa umwaka utaha nkuko bari kugenda ababi
itangaza. Reka rero mpite nshimire mwe mwese kabisa mwamaze gukora subscribe kabisa, mbashimire neza cyane kabisa. Nizere ko kabisa murakomeza kugenda mudukurikirana neza kugira ngo tuzakomeze kugenda tubana umunsi ku wundi n'imiganiro byacu bya sport bigiye bitandukanye, by'umwihariko abafana ba equipe ya Rayon Sport mwese twizere ko tuzakomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Nitwa Jazo, hanyuma ni Rayon Time TV, kiganiro twakise Rayon Time Sport.